mu bice byetandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru. Of course nitwa cheketu isaha y'itana abana ukinaranyira sura batandukanye mu bice byetandukanye. Kigali News 25 ku Karubanda TV ego ITV 550 mukore nyamuneka subscribe n'ubwa mbere njya gusura umuganga gakondo batubwiye ko kuri byinshi byetandukanye batubwiye ko haza abasitari bagyatandukanye. Wona ari nzi n'inyabisabo n'ubwa kabiri ngiye gusura umugore cyangwa umukecuru cyangwa umukobwa simbizi batubwiye yuko ngarikoraho rika cameraman ugendana nanjye aho rose yagiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Canada, abari muri Oman, abari muri Saudi Arabia, abari mu Bubiligi, abari za Dubai, abari mu Rwanda, mwese twizere ko mumeze neza. Reka ijwi ryanjye nibone gakeya kugira ngo mfate amakuru agiye atandukanye kurahiye. Umuntu yandangira ambwate winjiremo ukate astari bazara murinda gaspi. Cameraman wowe kwishusho ngiye kumenya se akora iki ibijyanye n'ibiki ntago ari nk'abandi se arabaganga abantu beshirirwa bamamagara ngo bimeze gutya cyangwa bimeze gutya wamaye ubutunzi naramushimira ariko bwarashize. Bonye umuntu sakabanze amakuru ku gihe story ku murongo abonye bino gato ariko bino abadukurikiye barakuze mbose neza ko bishe waje ku mupfumukazi ariko mubwire mwana sande nawe se waje kwinyegera bari gushaka umugabo se kandi akagaruka nkunda ananyura umubyeyi umukobwa nawe aya ni amafaranga Niba babaye umubyeyi urifuza iki? twaje kwivuza. Waruje kwivuza? Salama mugabo kumuna Moses amahoro Muka so nari nzi umurozera yarangiye waye muganga urongeye kumeza abantu ngo urongeye kumeza abantu akwiruka urashaka zego gusura ariko nta kibazo ndakwiruka umukobwa ari aranyuruka ase mwaje kanganira turambaza cyane wambwiye mwana se kuri hano mwana Nesurambaza baje gushaka umugabo se wandetse mwana se mwaje mwizira Imana wese wizera Imana Imana sese yashyizeho abantu ngo badufashe baje kwifasha naze kwifasha twari wici hanze nari ntegereje nagire kanegeze njye mari ntegereze nanjye ndagutegereza cameraman bose muze ni amahoro ku Imana y'u Rwanda mu nsanze mubyeyi nta kibazo kugihari kibazo nta kibazo no kuyikomeza ntabwo mbaguteza ariko n'ubutaha warabona ushobora kumva imbere nkaza nakora ibyanzanye hanyuma twavugana kwisabenga nzinabye kubaza ko moga se washizemo imiyaga hari icyo bitwaya hari icyo washakaga kirenze ibyo nakubwiye ndashakaga amakuru wowe kuri umurozi n'uraba umugani shakaga amakuru nibyo uvuze rero ko abaganga abarozi n'abaganga bose ari bamwe ni kari busa mwegera numva ko amajwi agira neza urihangana ese n'umurwayi mugabo Shami waba sitari koko
hari ikibazo cyakubagana ko twabafata amajwi n'amajwi. Nta kibazo kuko ni Imana y'u Rwanda byose bikora. Yego. Magara byemeye. Ni kare. Ashaka kumenya amakuru ngo urikororika kana abasitari baza muri tuno tururi n'umundariro. So uburaga. So n'abaga gumukavura. Bivuze ko umuganga umupfumu n'umurozi bose ari bamwe. So bahuriyeho n'icyo. Cyo kuroga no kuvura. Barogora. Njye nendera ni biki? Uyu ni umuti. Nibwirira. Iyo abakurambere nayibonye. Narinje kwivuza mubyeyi. Aje kwivuza iki? Yimbara niba. Naje kwivuza inyatsi. Nta kazi nkibona, umugore yarantaye. Cyangwa cyanjye barakigurishije. Miliyoni zanjye zose zingahe zanshize mu ntoki hafi 70 nzibona. Bari baragurishije inzu cyangwa baragurishije? Wa muntu igipangu cyanjye narakigurishije ngiye kubona mbona amafaranga yose mbonye bona mbereye nyatsi. None narinje kubaza uyu mubyeyi ngo agire uko yagira byibuze nongere gusubirana n'umudamu wanjye cyangwa nongere gusubirana amafaranga. Agiye suzagaruka muganga zagaruka. Gushoza ufite se? Kubera ko ari umubyeyi kandi byose nzi yuko ari Imana y'u Rwanda ibikora. Ndabizi ko bizagaruka kubera uyu mubyeyi. Nibyo kwivuza gusa. Oya n'inyatsi nayo irimo y'akazi kandi no gutera akabariro kugira ngo imbeba zitinjira mu rugo rwawe. Bigeraho kubugabubwe ntabwo bahaguruka se cyangwa ubuze kuri bigeraho reka da kagacururuka. Nabyo byanashoboka kubera yuko nta gacu kagifata pe. Ibyo bintu byose mu kuvuga mufashamo kutari Imana. Iyo ni imikorere yanjye. Amuki? Iyo ni imikorere yanjye. Kabe muvuretire ko bitabishimye. Iyo ababyeyi nayibonye. Mufuragiro ntawe nabonye. Ndabigukorera. Yego. Mufuragiro. Nuza n'umufuragiro. Mufuragiro ni ibiki? Wowe ushaka kwivuza. Iyo nshaka kwivuza. Abaguhemukiye. Abamemukiye. Umufuragiro. Ibihumbi 7 by'umufuragiro. Ayaza y'umubyeyi. Yashyire muri iri hembe. Ukuri kw'Imana y'u Rwanda murakoze cyane. Se hajya masa n'ubu. Iri gahembera. Igahembera. Ikongera rigahembera. Irasangiza. Se mwajya munavura n'ubu. Babakene bo bazabaho gute nta bushobozi bafite. Ndaguha umuti utuma ubugabo buzamuka. Yego. Nanjye bwarajyanye mpereza. Maze ukayorayo. Nanjye bwarajyanye mpereza. Ndaguha uw'inyatsi. Yego mubyeyi. Se mwajya muvurira ubundi. Ugendera ubundi. Yego murakoze mubyeyi. Uzajya wisiga hagati y'amatako mu mwatata hagati n'amashirugu. Yego mubyeyi. Ubundi wirabike mu kwaha ubundi wigendere. Murakoze mubyeyi. Ajye muvurira ubundi ariko. Nakuvuye
igikurikiyeho niwo uzakimenya. Mana y'u Rwanda, se nzabibwirwa n'iki mubyeyi? urimo uravugisha ko ushaka kumenya uburyo inyatsi zawe yagiye n'ibyo abuze byagarutse. Ni ukuri pe. Sangwa ntabwo kubwira uragenda neza nta gisubizo wamugarimo kuko ngomba kuva hano byose mbimenye mubyeyi. kuri kintu Ushaka kubimenya cyenda wicare hano ngusobanure. ngire biki ahajya hose ndahaye Koze cyane ahajya mubyeyi. hose nanjye ndahaye. Hamagara abakurambere banjye babikubwire. Abakurambere banjye, mama wambyaye, sogokuruza, nyuma y'ubuvivu. Akumva mubyeyi. Nitwa Rwagasore. Nitwa Rwagasore. Nitwa Rwagasore. Mungwa Rwabugira. Bana wanjye uraje wanjye no gusohoka kugira ngo tukubwire ibyawe. Hari byinshi rero mwana wanjye utamenye, harimo ibyaguteje inyatsi zakuzanye aho ngaho mwana wanjye. Uranyumva? Akumva mubyeyi. Mwana wanjye hari igihe wagenda kugura ubusogisi ukabura isogisi rimwe ukabona irindi. Ibyo bintu urabizi? Abizi mubyeyi. Ibyo rero byaguteje inyatsi, intambwe nziza wagombaga kugeraho zose zarahagaze. Shaka ahunga umwana wanjye. Uranyumva neza? Akumva mubyeyi. Hari n'akenda k'imbere rero umugore mwabanaga mwarashwanye, arangije aragatwara ajya kukakuzingira mu bugabo kugira ngo utazongera mwana wanjye kugira umundi mugore wongera kuryamana nawe. Ariko kagihaguruka. Abo kagihaguruka mubyeyi. N'agacu karabuze. Birimo kubyakurana inshinga rero mwana wanjye kugira ngo bikugeze ahagaha. Uranyumva? Ndakumva mubyeyi. Ugiye kudushakira akamasa k'imfizi. Uranyumva? Ndakumva mubyeyi. Hanyuma ko kamasa rero tugatambemo igitambo kugira ngo ubugabo bwawe buhaguruke nawe ujye ubasha kwimyasha. Uranyumva? Ndakumva mubyeyi. Ngaho rero komera, humura tukubereye yombi. Ibitari ibi mwana wanjye tuzabigutungisha kandi ntuzongera kwirwa ubunza imitima. Ndakumva mubyeyi. Umwana wacu twamuhaye ubushobozi n'ububasha bwo kugira ngo abashe gukora buri kimwe cyose. Urumva? Ndakumva mubyeyi. Ugiye kugenda rero ushaka kukamasa, hanyuma uzamuhamagare umunsi w'igitambo. Ibyo bintu byawe byose n'iyo miti yaguhaye ugenda uyikoresha, ibintu byawe bizagenda neza. Shaka ahunga umwana wanjye. Yego mubyeyi. Ngaho nimukoma amashyi shakora agashaka. ese umuntu arimo avuga hirya Diamond Umukuru Diamond yatashye. wiki Yatashye. azaza n'ikimasa Yagiye kuryama. n'amasogisi n'ibiki. Amasogisi siwe. Ari gusobanurira. Ese Usobanurira. intambwe zawe zaragiye Neza cyane. Mana y'u Rwanda n'ikikora. none se uno muntu mwabonanye gute? Umuntu twabonanye duhuye Hari undi ntegereje. uramusezere se? ambwira ko nzaza ariko Namuhaye byose. ko bantegetse nicyo Namubwiye ngomba gukora. itegeko. agenda Azaza akizanye. ese wa mukobwa we n'ishaka ngo nawe yinjire Yinjire. wiki wa mukobwa ni abasitari
Ngizo ni impundu ndazikundagaje. Wabaye amahoro. Ndabona uri neza. Ugarutse gushima. gushimira byagenze rero waraje Hanga yaraje n'uwanjye yigize nabi urabihemberwa, wagira neza ukabihemberwa. wagize nabi ahembwa gute se aragize nabi? Iyo wagize nabi nawe ntuhembwa nabi. uko utanze niko uhabwa, uko ugundiriye niko bakugundira. watwemera tukamubaza amagambo make twigendera. Ntabikunda ibibazo, natabikunda bigendere kuko ntakarabona ntiwatumiwe. niguruje waje ntaza uko munsi ntiwatumiwe. nuko nzi uri wazana uko ikintu muri kuri kamera bakubonye basanga banakuzi sanzwe bana acitse kazungu none waje mu bapfumu nyine hari umukobwa twabanaga aza kumwigisha mara amezi 3 bajya mu muhanda n'umuhungu nerese twita byanga twita dushwana nzo nyine no kwivuza. icyo gitekerezo cyaje gutera kuzamuza muganga mugwe n'iki wagize ikihe cyizere ko n'umuntu wamundangiye kandi urabizi njyewe ko abaganga bizera ko bakora. Yego hari ababeshya ariko hari n'abakora. bize ko muri mugenzi bawe akora Yego kandi yarabikoze yarabikoze bene ntabwo nta kibazo cyane noneho n'urukundo ndabyo muri gakondo bakagurirwa ibiti n'abakajya mu bindi yasuze kwitura cyo gushima nyine ko yandura ni uko kugira neza nawe mwitumye neza kandi nawe yabikubwiye ko iyo ukoze neza neza bakaba bagira nabi. aye ture ndere ngaho yagutumye se ikimuga wewe bwana mwanya wanjye warungu bitura uko ubishaka. ngombwa ngo ngutume nawe urituma ukavuga ati uriya muntu yagize ati agiriwe neza kwese cyangwa neza ibinoti bingana gute ashyize mu ihembe ibinoti ryangombe rya kaguma ryangombe rya kaguma ryangombe rya kaguma ku mafaranga muhita muserebura si uguserebura. none si uwo ngumuga ko hari abantu baba mu mahanga aho mu misozi ya kure bavura gute wenda uyu nguyu aje hano arahageze bavura ute uravumera kandi icyo uvumera kigera aho kigera. ubwo ugenda mu muyaga cyangwa mu bicu no mu mwuka naho ugera iyo ugiye uburyo ufata umwuka ugahumeka ukagenda uzi cyane cyane ko uri urweso rwanjye niba ugenda uratubara ukagenda aratobora nkiruka ukinjira mu byumba by'abandi anyanya antuzi. none se wowe ujya utanga nimero zawera cyangwa umukobwa azaza ndazitanga umukobwa aza kuziduha ariko n'uyu mukobwa yazibaha nta kibazo. wenda muzi ndetse abasitari bajya bazana ni nk'abandi n'abandi ko umuntu wambaye amakuru wabimbwiye abantu bose bamigiye abantu mbese nawe ubona basobanutse no mu bakinnyi no mu basitari no mu bose baraza. yesu urabona nta kibazo mfite umfashe ikibazo se uri umunyamakuru uratangaza nyine ujye udutangaza niba ubona yuko gutangaza ari byo bintu bizima ujye munyishyura nyine matangariza ubu ngubu rwose ukuntu uzaze rwose hari umurambi ngo noneho utagira n'amavangingo ngakoraho bikaba nibyo muga byonyine ushinzwe iki se
wawubonye bari mu tutamuvanye gusa wawubonye iyo wituma ukunda abantu bose amavangingo arameneka kandi urukundo rugasabana kandi ukaza wiruka ko hari umuntu uzi banyaze ibyo se n'amatelefoni y'ibyo n'ibiki byose nabyo urabikora si ukumbaza nta mufura agira kandi uri gushaka amakuru ushaka ko muha amakuru y'ibijyanye byose haragurwa gusa ko nzagukira ku karubanda bene ukabona abayoboke ibyo banyishyuye usanzwe waranshyizeho nitwa umurozi ubu rero n'ubundi nta kuntu utaroga Ai, bonne chance. Nossa. Waga. Imana ikugirene. Mugereyo amahoro. Ibyo mwatangazaga muzakomeza mu bitangaze. Ni inyweri y'abakurambere banjye. Mama, hatinga twige. Tuzahora n'ikindi.